Dore nguru uruhare rwa Perezida Habyarimana mu gutegura n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nibyo, imyaka 30 irashize kuva Mata kugera muri Nyakanga 1994 yabaye umusaruro w'imbuto mbi yabibwe n'abayobozi mu nzego za politiki n'igisirikare. Ku isonga hakaba Perezida wa Repubulika Juvenal Major Habyarimana n'abambari be bari hafi ndetse n'umugore we Agata Kanziga. Ubwo FPR Inkotanyi yarangizaga urugamba rwo kubohora igihugu mu maboko y'ubutegetsi bw'ubwicanyi, urwo rugamba rwifashishijwe nk'urwitwazo n'abategetsi ba leta ya Habyarimana mu gutegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wo gutsemba abatutsi bose bo mu gihugu cy'u Rwanda n'abahutu batari bashyigikiye uwo mugambi wa Jenoside. Ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mugambi wo kurimbura abatutsi ntiryari ibanga ku muntu n'umwe, kuko ryatangazwaga n'abategetsi bashize amanga. Mu gifaransa cyinshi cya Perezida Juvenal Habyarimana ndetse no mu rurimi rw'ikinyarwanda yagiye yumvikana ashishikariza abahutu kwica abatutsi, ndetse bikanaca no ku maradiyo atandukanye. Abambasaderi bo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi bari i Kigali icyo gihe bamenyesheje ibihugu byabo. Ambasaderi w'Umufaransa yamenyesheje ubutegetsi bw'Ubufaransa n'ubwo bwakoranaga hafi n'ubutegetsi bwa Habyarimana, ariko uruhare rwa Perezida Habyarimana ku giti cye mu itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi rugaragarira mu kuba ari we wazanye ingengabitekerezo zikomeye cyane, ndetse n'igitekerezo cyo gukora Jenoside agacengeza mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu, bwaba ubw'abasivile, ubw'abanyapolitike n'ubwa gisirikare, hagati y'umwaka w'igihumbi 1990 kugeza mu 1994. Abambasaderi bo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi bamenye uwo mugambi hakiri kare, umenyesha ibihugu byabo mu 1990, ariko bisobanure nifashishije izi ngero eshatu zikurikira nk'uko byari bimeze. Kwa 13 Ukwakira 1990, Colonel Renigaye wari uhagarariye inyungu z'Ubufaransa mu bya gisirikare muri Ambasaderi y'Ubufaransa mu Rwanda yohereje abayobozi be ubutumwa bw'ibanga bwashyizweho umukono na Ambasaderi George Matre, aho yagaragaje ubukana bwa Jenoside yari yatangiriye ikibirira mu karere ka Ngororero. Yagize ati, abaturage b'abahutu bateguwe na MRD bashishikariye guhiga abatutsi b'ibyitso ku misozi. Ubwicanyi buravugwa mu duce bwa Kibirira mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Gitarama. Ibimenyetso by'uko ubwo bushyamirane bushobora gufata indi ntera byaragaragaraga. Ku wa 15 Ukwakira 1990, Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda George Matre muri Telegram yohereje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa n'umugaba mukuru w'ingabo General Alexander, yakoresheje ijambo Jenoside avuga ko ubwicanyi bwakorwaga mu Rwanda bwatangiye, ndetse ubu bwatangiye gufuza indi ntera kandi bushyigikiwe na Perezida wa Repubulika Juvenal Habyarimana. Agace k'iyo Telegram kagiraga kati, Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi bari gukorerwa ubwicanyi ku mugaragaro, ndetse ubutegetsi bweruye ubu bikomeje kuba nabi cyane mu duce dutandukanye ko mu Rwanda. Harimo abarimo kugenda bakorerwa iyicarubozo ku rundi ruhande. Ubwo ndavuga hari abo bari barashize ku malisite bagenda babica gahoro gahoro.
aho ku butegetsi bwa Habyarimana niho humvikanye ingengabitekerezo ihambaye cyane, dore ko yanageze mu itangazamakuru ikomeza kubustinga kugeza n'ubwo radiyo y'igihugu RTRM yifashishwa mu gukangurira abaturage b'abahutu gukora jenoside. Mu biganiro bitandukanye nyakubahwa Juvenal Habyarimana yagiranye n'itangazamakuru ndetse bigaragara ko ari byo yagiye agira ku ruhame, yashishikarizaga aba genocidaires gukora jenoside nk'uko bigaragara kuri iyi paje y'amakuru. Nyuma y'iminsi 4 kwa 19 ukwakira 1990, Colonel Garier yohereje ubundi butumwa bwa diplomasi mu Bufaransa agaragaza umugambi wo gutsemba abatutsi bose bari ku butaka bw'u Rwanda. Yabyanditse muri aya magambo: birashoboka ko hagiye gutangira ubugizi bwa nabi bukabije kwibasira abatutsi b'imbere mu gihugu bushobora gukorwa mu buryo buhutiyeho. Atanga ibitekerezo kuri ibi yari arimo kubona mu Rwanda, harimo ibyagiye bibera mu maperefegitura nka Ngororero, ndetse atanga ibisobanuro byimbitse birambuye ku ruhare rw'iyi leta mu gutegura jenoside, aburira igihugu cyabo kugira ngo baze nibura barebe ko bafasha aba baturage barimo kugenda bagira ibibazo ko barokorwa. Komini ya Kibirira yari imaze kwicwamo abaturage benshi cyane b'abatutsi barenga 352. Aha mwibuke neza ko ariho mu 1990 ubwicanyi bweruye ntabwo ari bwagatangiye, ariko no mu tundi duce dutandukanye twagiye twumvikana ibindi bikorwa bibi cyane, harimo ibyo kugenda batwika inzu hafi, inka bakagenda bazijyana bakazibaga n'ibindi, n'amaparuwasi amwe n'amwe yagiye humvikanamo ibintu bisa nk'aho ari ingengabitekerezo ikorwa n'abapadiri. Komini zitandukanye zagiye zitungurwa kuko hagiye humvikana amagambo ya nyakubahwa Juvenal Habyarimana gukangurira abaturage confidence babaga bayifite. Ku rundi ruhande, muri abo bicanyi nta n'umwe wagejejwe imbere y'ubutabera kuri iyo ngoma ya Habyarimana, kandi wabonaga ko barimo gukora ibintu biteye ubwoba cyane. Wari ku isonga ry'ubwo bwicanyi no kwimakaza umuco wo kudahana ni perezida wa repubulika ubwe Juvenal Habyarimana, wari umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubutabera icyo gihe, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ikindi kimenyetso cyerekana uruhare rwa perezida Habyarimana mu mugambi wa jenoside, mu ntangiriro ibitekerezo ndetse n'ibyo bahigaga mu migambi, wabonaga ko barimo kugenda bagaragaza ingengabitekerezo idasanzwe. Kugira ngo ibyo bishoboke, ubutegetsi bwa Habyarimana bwakoze igisa nk'ikinamico, burasa mu kirere mu mujyi wa Kigali bubeshya ko ari igitero cya FPR Inkotanyi. Nyuma y'ibyo, abajandarume, abasirikare ndetse n'abagomisitiri n'abajyanama b'imirenge bakoze ikintu gisa nk'aho ari ugushyirira mu bikorwa noneho byeruye ikintu bateguye kuva kera, umugambi mubisha wo kurimbura abatutsi. Umubare w'abantu batawe muri yombi warengaga ibihumbi 10. Uko imyaka yagendaga yiyongera ni nako byagenda bifata indi ntera. Kwa 18 Gashyantare 1994, ubuyobozi bukuru bw'ubutasi bw'Ubufaransa bwakoze inyandiko y'ibanga ivuga ko habayeho ubwicanyi bushingiye ku bwoko bwahitanye ubuzima bw'abantu barenga 300 babaruwe mu byumweru byabanje, bishwe n'ingabo z'u Rwanda n'interahamwe bigizwemo uruhare n'abayobozi b'inzego z'ibanze.
muri iyi nyandiko ubutasi bw'Ubufaransa bugaragaza ubwo bwicanyi bwakozwe mu rwego rw'umugambi wo gutsemba abatutsi, bwanzuye bugira buti ni kimwe mu bikorwa biri mu mugambi wo kurimbura ubwoko bw'abatutsi. Bukeye bwaho kwa 19 Gashyantare 1994, General Christian, umujyanama wihariye wa perezida Maitred mu bikorwa bya gisirikare, ndetse na Dominic Pin wari umwanya wa kabiri mu buyobozi bw'ishami rishinzwe ibintu bya Afurika muri perezidansi y'Ubufaransa, bagaragaje perezida Maitred amahitamo abiri y'ingenzi yerekeye u Rwanda. Aya yakomeje kugaragaza ko n'ubundi ibi byari byarateguwe ariko babifashijwemo na guverinoma y'Ubufaransa, wabonaga ko ishyigikiye ndetse yahanaga ibikoresho by'intambara n'ingabo za Habyarimana. Umugambi wo gukora jenoside wakomeje